No, nabonaga abakozi wacu bahiringa kandi papa akabaha amafaranga akabaha n'icyo bita amatabishi y'ibiryo ifunguro. Ariko data yakuze kuba muri Kongo ari umuntu uzi indimi, ageze i Butware hano iwacu bamutorera kubi Butware akaza yirwa Butware asemurira abashyitsi indimi bahaje Butware, amenyesha n'abana b'i Butware iringana n'Ikiswahili abibigisha. Bamuha amasambu rero manini cyane, naho nguriye urabona papa ari shefu nta kibazo. Ariko hari ikintu bita uburozi, baraturogaga tukabona inyamanza zikaza zazindutse mu gitondo zikahakurwa n'ihene cyangwa inkoko papa atanze azishiriye umupfumu. Inyamanza zigashorera zikaza zikabwegagura, papa yasoza agasanga inyamanza ni urudaca ku ntoki, akavuga ati abashyitsi badusuye, akanyura mu gikari ajyanye ihene cyangwa inkoko akayijyana ku bapfumu babaga bari aho, bakahita bamuha umuti n'amazi akaza akaminjagira, tukabona inyamanza zikoze umurongo ziratashye. Yagera kugenderwa inama n'umupfumu n'ugati ibintu wazabiguramo, wowe shaka umupfumu ukomeye atsirike abaza bakoroga ntibirogeye. Papa ati mumundangira bamurangira Nyaruteja ahantu hafi y'Uburundi. Agereyo rero papa umupfumu akubonye n'icyubahiro n'amafaranga aravuga ati ntacyo kibaye, ariko ntacyo ngumarira, umanukiza n'umugore wawe n'umukuru mu muryango n'umwana wawe ukunze guhagararira abandi. Papa yaje akotse tuturebe atubwira ati vuye ku mupfumu arakundumye wa mugore we, andumye n'umwana, ariko umwana nari numvaga nagomba kujyana ifura, ariko yari yaraheze muri Kongo, abana babiri bari baheze muri Kongo, uyu yari yarabasize za Uvira niho bashakiye. Ati ndajyana umuherezi rero aba ariwe njyana. Umukuru w'umuryango ajyana umugabo witwa Furwa singira nkaho azinduka tugende. Twageze ku mupfumu dusanga afite ubutware wo kwa dayimoni, arakomeye pe. Yaratubwiye ati muraje atego, abagabo ni muzanye atego, hari abantu njakira mwe mwicaye, tuba twicaye. Aduhaye agacuma k'inzoga, duhaye ubunyobwa bukaranza, duhaye imishaba, ibitoki by'imishaba tuba turya. Arangije rero asezerera abashyitsi be aza tuwa mugabo ni winjira, twinjirana n'uwo mupfumu mu nzu yiwe akoreramo imihango y'abadayimoni. Tugeremo tuhasanga dayimoni koko, tuhabona inzoka, tuhabona amacumu, tuhabona ibikoresho byose bya gihanga. Arangije arabanza afata agacuma kiwe arasoma, avuza ibizimu byiwe arabihamagaye, twumva aravuze ngo koporotika dutu na telegaramu. Avuze koporotika dutu, twumva inzu ihiza umushyitsi nk'umutingito, twumva iratigise. Mama atangira kugira ubwoba, papa ticeceka hamahama. Umupfumu ati ko mugira ubwoba? Mama atangira kwisobanura ati muvise ikintu kimeze nk'umushyitsi. Ati abakurambere baraje. Atubwiye ngo abakurambere baraje, yahise aduha inzoga, aratubwira ati dore nimusomeho, intami muyimire, induvurire hano muri iyi mbehe, muragusangiye n'abakurambere. Tugasomaho tukavura mu mbehe, tugasomaho tukamira. Turangije aratubwira ati noneho rero muzane amaturo mwazaniye abakurambere wa mugabo nawe nabimuteguje. Niyo mpamvu azababwira mu bisoyo umuyobozi ari kubigisha, njyewe niyo nakwigishije cya 10 n'amaturo bakwigisha n'umuganura ndetse n'ibyo bita igishimo. Njyewe simbiterwa n'uko nkora itorero, biterwa n'uko njye nayatanze kwa shitani baratwica. Ibizina ati nimuzana amaturo, papa azana ibiceri arampaye na mama dushiramo, dushize muri ya mbehe ya duhaye tuyashiramo. Umupfumu aravuga ati abakurambere bayakaje, mumuzana inote. Tuzana inote, ndazibuka zari inote ziri umugore uhetse umwana, arampaye ahaye mama singira nkaho yarafitanye. Dushira amafaranga mu mbehe asangamo bya biceri bagaye, tukiyashyiramo. Umupfumu yaravuze ngo museke mugasana gutsina icyago n'icyangane nyabona abakurambere mwakira amaturo y'abagaragu bayo. Imbehe yahise iva ku kirago isanga papa ije kumushimira. Imbehe ngo wewe papa yibonye kigatsinda ariruka. Papa yarasimbutse ararenga na mama natwe tubakura musize dusiga umupfumu n'imbehe ye. Imbehe igenda n'inyamaswa ngo wewe. Twageze ko rero umupfumu asohokana umujinya, adusanga musize ati niko wakigabo ugira ubwenge. Papa ati simbizi, none se
kugeza aho gute papa ati naho nabaye muri Kongo nari karabona umufindo gutera imbehe mugabo twajyanye Kongo waridi niho wavuze tuve rero njyewe ibingibi ni bumanji bw'abapfumu ndabizi ati nahariya za Kibitoki na hariya za Kirundo nigeze njyayo mbona bari kurwanisha uruhini n'isekuru ati ibyo ndabizi rero ndi mu gihugu umupfumu arabati bareka biri gatatu ntagapfa cyangwa mubwire iyo mbaye basanga mba ko bisigara ko gusanga iyo fene ko usanga mbere mama tongana na papa aranga tuwanga gutagiye kugeza aho imbehe igenda ibi bintu wajya basiza ni biki mama papa nawe tutiko turebe ko tuvanganye tubikire tugiye twasanze umupfumu we mu rugo dusubira mu nzu turicara twaza tureba imbehe tukabona imbehe iri mu rugo umupfumu ati mu rugo ati ni mupfukame turapfukama ati ni musabe imbabazi z'uko abakurambere baje kukabaho nuko atwigisha uko dusaba imbabazi tinyabona abakurambere tubabarire ntabwo twongera kubahura arangije rero nuko yafashe urwembe araturasanga andasaga indasago na papa na mama na singira nkabo twajyanye kaza dukata indasago ntuze kuhambaza nta naho nakubwira baturasanze arangije ati kandi muhaguruke turahaguruka ati nimwivuga amazina mwibwira abakurambere papa ati nitwa Ntawizera Kimana Tidasi mama ati ni Nyiranzumuye Pasikaziya njyewe ati Nzeyimana Yosefu usingira nk'abati nawe nsingira ngaho Claude Waridi uwo mupfumu rero amazina yacu arayafashe no kuri cya gisanduku cyari imbere ye twumva aravuze ngo museke mu gasana mutsini cyago n'icyagani nyabo n'abakurambere nimwakire Claude Waridi nimwakire Tidasi nimwakire Pasikaziya nimwakire Nzeyimana avuze Nzeyimana biramushika biramutora bimukubita ku gikuta ariko kiriko mama rukuga abakurambere mu ntege abakurambere icyana cyane mwakise izina ribi hano ngo mwakise Nzeyimana hano tuvuga Imana tuyishaka ntabwo tuzayikorera nimuhungurike kizina cy'umwana wanyu cyangwa mu gusubize papa aravuga ati nose karona shakiraga amahoro ubwo se ndagusubizaho ntabwo ati gisubizaho nyine cyangwa uhindura izina vuba papa araho ahita ahindura amazina ati umwana yitwa Yosefu mwise Dodos babwiye mama ati kuraho ibindi nawe mama buri ibyo avuga kubera ubwoba bwose ati uyu mwana namubyariye mu bitaro by'imibirizi mwise Bibirizi mama y'umubirizi Dodos irangije ababwira papa ati ngaho rero ngavuga ngaho n'umubwira abakurambere ko umwana yitwa Mibirizi Dodos ati mutubabarire umwana yitwa Mibirizi Dodos batwara mwisi izina ribye ibizimu rero bihita bibwira papa ati ari guhera umwana ngaho nimubyine papa rero kubera ubwoba bwose abura ibyo abyina abuze ibyo abyina sinzi ukuntu umupfumu yagiye inyuma y'igisanduku ati ntimuze kudukinisha abarekuye inzoka yari iri mu isanduku iratureba ngo papa yabyina igatasi twakine tukara ko tuva ahangaha iwacu bateka inyanya iwacu bakugiye kugira ngo turebe ko twava tubyina ngo bateka inyanya nubwo bari guteka amashaza turabyinagira tugira ngo biratwihurije twagiye kubibwira ngo turarebye dusanga umupfumu turusha uburakari atubona umudiho ateka umwadinya gutatu n'abakurambere banyiciye ahangaha wa mugabo singira kabona watera indirimbo ndavuga inkongoro baririmba ndavuga inkongoro mu gihugu umudiho urangira nabwirize mu bitaratwemera niho mama avuga tubwere rero batatwemeye nabo bajya kuragwa nabi umupfumu yarebye papa nabi arambwira ati wa mugabo ushobora kuba waje kubika ipazi urebera kumva ihene yanjye yo kubaga nkakwigisha ukuntu bataramira abakurambere njye mbona muri kubyina hano mubyinira Imana mubyina ikiniga mugira gute mubyina amakorasi nkavuga ati nibura namwe murabyinira Imana izabahera nigeze nyobora ahantu hamwe umushumba arambwira ati nyamuneka mwarimu ibintu by'abakorera birirwa muri mucyote umuntu akirirwa abyinjira muri Imana bikaba ritoya uramenya nicyo nimuri umwarimu wari urahangaha
uzakifashe, ariko mu mutima numva ntabikunze. Ndavuga ati nabo baba babyinira Imana, nkurikije umudiho twabyineye ndayibona amaguru agashya ikanakutwitura kutwica. None Imana we uko bayigirira ngo kandi y'abantu kugira Imana ikavuga ati bahaye umugisha. Uyu mushumba ati bene Imana izabifashaho. Yego rata, ariko twatangiraga ikirindi Imana ikururuka, nashimaga ko ibyo ivuze. Yego umushumba yavuga ati ngiye kubyandika none uzarebe ko bisohora. Haleluya. Bigakunda rero gushyiramo ikintu kivuga ngo ingobyi ziraje kandi batashye bakize. Yabisoma rwe yabyandika ejo kuko ingobyi zikaza bagataha ntawe uzisubiyeho. Hagati cyane Imana yavuze ko kina y'amakorasi. Umupfumu aratubwira ati zani ihene. Papa ati ndayemeye nzayikuzanira. Nuko umupfumu atwigishije kubyinira abazimu. Ahita abwira papa ati rebana n'umugore wawe, uyu muhungu arebane n'uyu mugabo mwazanye. Kandi ngiye kubyina uko mbyina bari kumubyina.